reka nongere nsuse mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwe mwese dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi aho tubagezaho amakuru menshi atandukanye by'umwihariko amakuru abavugwa muri ekipe ya APR cyangwa se ekipe ya APR Football Club Armée Patriotique Rwandaise. Tugiye kurebera hamwe mu kanya gato cyangwa se muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe byinshi bikomeje kugenda bivugwa. Ndaza kuguhereza ukuri kubivugwa ko Youssef Rab ashobora gusinyira APR amasezerano y'amezi 6. Ibyo byose turaza kubigarukaho, turaza kurambura neza ibijyanye na Richard Kirongozi, turaza kubigarukaho ku buryo burambuye ngira ngo mu kiganiro cyatambutse tugaruka kuri ku nkuru ya Richard Kirongozi na Emmanuel Arnold Okwi. Ntabwo twabivuze uko twari turi kuvuga mu makuru menshi atandukanye, ndetse turaza no kugaruka ku mutoza wa ekipe ya APR Football Club ushobora kwerekeza muri ekipe ya Simba Sports Club. Amakuru mfite nuko uyu mugabo yamaze no kubatangaza ko yifuza gusubira muri ekipe ya Simba Sports Club. Turaza kuba tubigaruka, uraza kumenya umutoza ninde, ese byaba bikwiye ko barekura umutoza nk'uyu nguyu agahita agenda. Ibyo byose nibyo tuza kuba tugaruka muri iki kiganiro, ndetse tuze no kurebana byinshi bitandukanye. Nubundi murabimenyere cyane tuba tuvuga kuri ekipe ya APR Football Club, ndetse tuvugana byinshi biba bitandukanye bigezweho muri no ekipe ya APR Football Club. Imyitozo uyu munsi yakomeje, hakoze abakinnyi batagiye mu makipe y'ibihugu byabo, birumvikana ni abakinnyi batigeze babona call up, ubu ngubu nibo bakoze imyitozo aka kanya. Ngira ngo iyo foto muri kubona rwose ni abakinnyi barimo Shaibubu, barimo n'abandi batandukanye, barimo ba Benjamin Bienveni Nzotanga, nawe ari mu bakinnyi batakoze imyitozo, birumvikana akaba ari ibyo ngibyo rwose bihari. Muri kubabona ni uhereye ibumoso ni Shaibubu, ni Apa Masongwe, Nzotanga, Hakimu Baraka, Benjamin Rwabuhihi, Darindi Kumana, Prince Buregeya, Nshimiyimana Yunusu, Bizimana Nike ndetse na Vitor Mbawoma bakoze imyitozo uyu umunsi nkuko rwose biciye ku rubuga rwa ekipe ya APR Football Club yabitangaje. Ibyo byose byo tuza kurebera hamwe, tuze no kureba icyo bizafasha aba bakinnyi muri rusange. Ubwo hari n'abandi bakinnyi benshi bari mu ikipe y'igihugu birumvikana batigeze bakorana n'abandi, gusa icyizere kirari ko bagomba kujya bitwara neza 5/5. Icyo ngusaba ni kimwe cyonyine, ni ugukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru yacu ya buri munsi, ndetse tujye ubana n'ibiganiro byacu bitandukanye umunsi ku munsi hano kuri MK Sports TV. Birumvikana mazinda bizi muraza kwimenyera cyane MK Sports TV, twaherukanaga ari Sports Reporter Media, ariko ubu ngubu ni MK Sports TV. Birumvikana ni byinshi biri kuvugwa, ndetse ni byinshi tuba tugomba kugarukaho, by'umwihariko ibivugwa muri ekipe ya APR Football Club. Nago tuza guhita dutinda, tuhita twerekeza ku makuru yacu n'ubundi. Duhere kuri ekipe yakoze imyitozo, nibyo nari kugarukaho mu kanya gato cyane. Ekipe ya APR Football Club abakinnyi batigeze berekeza mu makipe y'ibihugu byabo, birumvikana n'abakinnyi batigeze babona senior call-up muri international break ngo bajye gukina ibihugu byabo, bahise batangira imyitozo, ndetse bari gukora imyitozo kugira ngo n'abandi bazabasange kuri level yo hejuru. Ubwo icyo nakwibutsa nuko hari abakinnyi ba APR bahamagawe, birumvikana barimo ngira ngo na Pavel Nzira nawe yarahamagawe, harimo witwa Nigena Kelemani yo mugabo Claude Ishimwe Christian, Omborenga Fitina, witwa abitwa Mugisha Gilbert, Ruboneka Jean Bosco na Nshuti Innocent na Kwitonda Rebecca. Abo ngaba kari abakinnyi bahamagawe muri ekipe y'igihugu Amavubi, bari muri bakinnyi basanzwe bakina ekipe ya APR. Ubwo birumvikana aho bari gukora imyitozo, ndetse na bagenzi babo basigaye mu rugo bagomba kwicara bakora imyitozo. Niyo mpamvu bahise basubukura imyitozo yakozwe kuri uyu wa kane, igakorerwa hariya n'ubundi ekipe isanzwe ikorera imyitozo kuri stade Ikirenga hariya Ishyorongi, ni mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo, aho ikipe ya APR n'ubundi isanzwe ikorera imyitozo, ndetse hari naho isanzwe iba muri rusange. Tuvuye kuri ibyo ngibyo, ikindi cyo kwishimira wenda mbere uko tugenda ni igaruka rya Shaibubu, akagaragara mu myitozo noneho akorana kuri baro, agakorana n'abandi. Mu minsi yashize yari umukinnyi n'ibyo yageraga ku kibuga agakora kuri baro, ariko yakoraga wenyine, ntabwo yakoranaga n'abandi cyane. Niyo mpamvu akenshi umutoza atanamukoreshaga, nubwo hari ibibazo nakubwiye bafitanye bituma atamukinisha. Ariko ubu ngubu ni Shaibubu ubona ko yishimye, ni Shaibubu ubona ko ari gukora imyitozo anyuzwe cyane muri rusange. Akaba ari ibyo rero by'imyitozo. Ubwo ngubwo
abandi bakinnyi batari mu myitozo n'abahamagawe kandi n'abatarahamagawe bari mu myitozo nk'uko nabigarutseho. Ubwo duhita twerekeza mu bivugwa ku isoko ry'igura n'igurishwa. Wenda ekipe ya APR Football Club harimo kuvugamo amakuru menshi avuga ko ekipe ya APR muri rusange iba iri gutekereza cyane kuzana Emmanuel Arnold Okwi ku buntu. Ndi gutegeza kumuzana ku buntu rwose, akaza kuba bakareba niba hari ikintu yafasha kuri ligne d'attaque cyangwa se uriya murongo w'imbere mu bijyanye n'igice cy'ubusatirizi muri rusange. Nkibaza nti ese koko bigendanye n'uko isoko rimeze, bigendanye n'uko shampiyona y'u Rwanda imeze, ndetse bikanakwitiraniiraho revo cyangwa se n'intego za ekipe ya APR Football Club. Emmanuel Arnold Okwi niwe muntu wari ukwiye kuza muri ekipe ya APR, ariko ntago yaje, ntago ari ibintu biri confirme, ni ibiri kuvuga ko APR ishobora kumutegereza nka option ishoboka ku murongo w'imbere kugira ngo abe yazana, cyane ko yaza aziye ku buntu. Bakabatekereza ko byaba ari ibishoboka cyane cyangwa se bikaba ari ibintu byabafasha. Undi ni Richard Kirongozi wa Kiyovu Sport. Richard Kirongozi kuvagira muri Kiyovu Sport, amakuru haravuga ko yahembwe rimwe. Ndakwibutsa ko uyu mukinnyi ari umwe mu bakinnyi banze kujya muri ekipe ya Rayon Sport bakajya muri ekipe ya Kiyovu Sport, ndetse banze no kujya muri ekipe ya APR. Impamvu bataje muri Kirongozi ataje muri ekipe ya APR na Rayon Sport muri rusange, generali wa Kiyovu Sport mu ngubu ni deal yakoze ubwe, yigira i Burundi kwizanira Richard Kirongozi Bazombwa. Uyu nguyu akaba ari umukongomani kabisa. Ubwo rero amakuru aramwerekeza muri ekipe ya APR mu kwa mbere. Amakuru ndi kugenda numva ndi gukurura ahantu nuko ngo APR yabiri kumusaba ko yasesa amasezerano, ubundi APR ikamureza amafaranga yo kwishyura ayo masezerano, ubundi mu kwa mbere Richard Kirongozi Bazombwa akaza muri ekipe ya APR. Ibyo ni biri kuvugwa ko nyine ashaka gusesa amasezerano ye na Kiyovu Sport, imuzi ikipe yajyamo ikaba yakishyura ayo masezerano. Birumvikana n'ubundi asigaye mu mwaka umwe n'andi mezi, ubwo ikipe ikaba yakishyura ayo masezerano, ubundi Richard Kirongozi akagenda. Gusa bivugwa ko amahirwe menshi aramutse avuye muri Kiyovu Sport muri uko kwezi kwa mbere, amahirwe menshi nuko Richard Bazombwa Kirongozi yakerekeza muri ekipe ya APR Football Club muri rusange. Ibyo ngibyo tukiri mu bijyanye n'amatransferi n'ubundi amakuru ahari noneho, gusa nayo nje kuguhereza noneho yo y'ukuri. Ni ibiri kuvuga ko Youssef Rab, uyu ni umwarabu w'umunyamaroc usanzwe ukina ekipe ya Rayon Sport. Ejo bundi byavuzwe ko Rayon Sport yamaze kuba yirukana uyu musore. Ari uyu munsi wo kuwa kane hiriwe havugwa ibintu byinshi bitandukanye, birimo ko APR ishobora kumusinyisha amasezerano y'amezi 6, ariko ikintu gihari, APR Football Club ntago ishaka Youssef Rab, ndetse nta gihindutse Youssef Rab arasinya amezi 6 muri ekipe ya Gasogi United. Ubwo ngubwo nibyo bihari, ni nubwino cyangwa se fununu. Ubwo wamaze kubyumva neza, nta makuru ndi kugenda nkugezaho. Ubwo ngubwo ikindi navuga muri ekipe ya APR Football Club nsoza ni kumutoza ugomba kwerekeza muri ekipe ya Simba Sports Club, nta gihindutse, bamwita Adel Zarane. Nkuko yabitangarije umunyamakuru ukomeye cyane hano ku mugabane wa Afurika usanzwe uvuga amatransfer mu bice bigiye bitandukanye, bamwita Mickey Junior of African Football Journalist. Uyu nguyu akaba ari umunyamakuru ukomoka hariya mu gihugu cya Ghana. Ni mu gihe hari hashize iminsi havugwa amakuru yuko Simba yamaze kuba itangira gutekereza kuba yasubirana uwitwa Adel Zarane wayivuyemo mu mwaka wa 2022. Adel Zarane rero bikaba bivuga ko Simba ishaka kumwisubiza kugira ngo ajye kongerera ingufu abakinnyi ba kipe ya Simba Sports Club, nyuma yuko iyi kipe yo muri Tanzania, ikipe ya Wekundu wa Musimbazi itandukanye n'uwitwa Tegekimana Corneille wakoranaga na Roberto Oliveira Goncalves do Carmo, bakaza kwirukanwa muri ekipe ya Simba Sports Club. Amakuru ahari rero nuko nanone nkuko Adel Zarane yabitangarije uwitwa Mickey Junior, yavuze ko yifuza kuba yasubira muri ekipe ya Simba Sports Club, ariko amusaba gutegereza. Ndagira ngo wenda minsi mvuga ibintu mu kananu kariko nta kibazo, reka mbivuge mbisoma noneho kugira ngo namwe mbarangiraho muza kujya kubisoma. Ibijyanye n'amagambo ya Adel Zarane yatangarije Mickey Junior, African Football Journalist, bafashe imbibi waranona go kandebe
Adezarane katangaje rwose Mickey Junior amubwira ko nta kibazo Simba yabyishimira nta kibazo kimwe. Nibyo uwitwa Adezarane yavuze, yabwiye Mickey Junior ati I wish to come back, let's wait the confirmation from the board members. Birumvikana ikintu kibura n'ubundi ni ugushyirwaho akadomo ndetse no kwemezwa n'ubuyobozi bwa ekipe ya Simba ko bwagarura Adezarane, ubundi Adezarane nawe agahita yerekeza muri ekipe ya Simba Sports Club, agahita asubirayo n'ubundi dore ko ari naho yahoze ari uwashinzwe kongerera ingufu abakinnyi mbere yuko aza muri ekipe ya APR Football Club muri rusange. Akaba ari ibyo ngibyo nakubwira mu masaha y'uyu mugoroba, ni ibyo bihari biri kuvugwa muri ekipe ya APR Football Club. Ubwo n'ubundi still turagenda dukurikirana ibiri kuvugwa by'umwihariko mu matransferi, turagenda tureba ese ni ibiki biri kugenda bivugwa muri APR n'ubundi umunsi ku munsi. Murabizi tugenda tubagezaho amakuru mashya ndetse na byinshi bishya. Reka mbabwire ni mukomeze mugubwe neza ndetse muragire ibihe byiza. Nitwa Janvier Mukama, ini MK Sports TV, tubagezaho byinshi bitandukanye by'umwihariko amakuru y'imikino avugwa kuri ekipe ya APR Football Club n'ibindi bitandukanye hano mu Rwanda. Tugiye kugenda tubagezaho, tukagendukira mu gihugu cy'u Burundi nabwo tubakababwira byinshi bitandukanye amakuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi. Jabana ngombwa tukabashakira highlights za champion ko Burundi biba byagenze nubwo bisa n'ibintu biba bigoranye cyane. Ubwo akaba ari ibyo ngibyo nahitamo kubabwira, ni mukomeze mugubwe neza. Uwo wakoze subscribe nagushimira, nawe utarayikora yikore kugira ngo twiyongere mu muryango wa sport wa MK Sports TV, ibintu birushaho kugenda bigenda neza. Komeza ugubwe neza cyane aho uri hose, Imana ikurinde ndetse nakwifurize gukomeza kugira ubuzima buzira umuze. Imana ibahe ubuzima buramba, mukomeze mugubwe neza, duhure mu yandi makuru yacu.